ijwi ry'Imana ryambwiye amagambo abiri atatu. Ryarambwiye ngo baraguye, rirambwira ngo baratanye, rirambwira ngo baratawe. Imana irabika mu iseseme, irababarira, barabikora. Imana itinda kurakara nk'uko yabigenje hano mu Rwanda, nk'uko yabigenje mu Burundi ikaba yaratinze kurakara, shingiye ukuntu abantu bayivugira. Yewe nimba uko muyivugira nako muyikiranukira. Imana ifite abayoboke benshi, bafite amazina akaze, baramenyekanye. Imana barayireka donke bava mu by'Imana. Nibwo Imana yambwiye ngo baraguye, bagushwa nande sema, bagushijwe n'inkozi z'ibibi zivuga ko zinkunda, zivuga ko zitondera ijambo ryanjye, ariko zidasa n'ibyo zivuga. Zibwiriza abantu urukundo kandi ari abicanyi, zibwiriza abantu kwihangana bo kandi ari abagome, zibwiriza abantu kureka ubusambanyi barabyaye mu gasozi nk'abana 9, zibwiriza abantu kutibona nyamara abibone babi. Ibyo bitera abana b'Imana kugwa, ibyo bitera abantu b'Imana gusubira inyuma. Namwe niko Imana yambwiye, niko byagenze. Imana yarambwiye ngo abantu bahagaze ku byapa nk'abagenzi barindiriye taxi. Umutima wanjye uragukeneye mwami. Yes, reka ngusubize mwifurize ibihe byiza ndetse mwifurize igitondo cyiza, igicamunsi cyiza, umugoroba mwiza bitewe n'amasaha ufungura iki kiganiro cyangwa se bitewe n'amasaha ugiye kudukurikiranira bitewe naho uherereye hose. Nitwa Mugisha ku Musaruzi TV, kanizere ko waranje gukora subscribe, nizere ko kandi ugerageza gusharinga inyigisho zacu kugira ngo nabandi ubutumwa cyangwa se ijambo ry'Imana ribagereho neza kandi ku gihe. Udufashije cyangwa se ufashije Imana kugeza ubutumwa bwayo ku bantu kandi bayo. Ndi kumwe rero na Mushumba nkuko bisanzwe iteka, reka ntangire muha ikaze. Murakoze. Meze neza? Ndaho. Nawe? Nagari cyane. Nanjye ndaho niko navuze. Nanjye ndahaga. Turaha. Ariko bizagenda neza buriya, ariko siko bavuze ngo uyu mwaka utangiye nabi ngo urangira nabi. Utangiye nabi se utari kwa muganga ra? Sinzi ko nabivuga. Bizaza. Bavuga ngo buri muntu agira ibibazo byiwe. Ariko si neza cyane. Reka dutangire twiragiza Imana nkuko bisanzwe, tuze twinjira mu ijambo ryayo. Data waduhamagaye, data wagambiriye kugira ngo tukuvugire tukiri mu nda za ba mama, kuko waduhamagaye tukiri mu nda. Uravuga ngo watumenye cyuri urusoro, twebwe intama zo mu cyanya cy'ubwatsi bwawe, twebwe abana wironyeye, abana bawe, abakozi bawe, tucishijwe bugufi kubw'imirimo yawe no gukiranuka kwawe no kwera kwawe n'imbabazi zawe n'umurava n'urukundo no gukiranuka. Wuzuye neza, wuzuye amahoro, wuzuye ibyishimo, uravuga bikaba, wategeka bikakumvira. Kandi koko urinde ijambo ryawe, kuko duhaye umwanya mwiza kugira ngo tuburiye umukumbi wawe, tuvuge inkuru nziza, iyi nkuru nziza y'ubutumwa bwiza, inkuru y'agakiza k'ijambo ry'Imana. Shorera buri umwe wese yumva imirimo y'Imana, ijwi ry'Imana ntirituze kuri twese. Ubwenge bwa Yesu umenagura imigambi y'abakonikoni. Ndaguhimbaje kuri mwiza, kuko wabereye Israeli amagare, wanayibereye amafarashi. Kora ibikomeye rero, ubwenge bw'Imana butuyobore, uduhe kugira ngo tuvuge
ibikora ku mitima y'ubwoko bwawe, bihane kandi bumvire ijwi ryawe mu mbaraga za Mwuka Wera. Amen. Amen. Ijwi ry'Imana ryambwiye amagambo abiri atatu. Ryarambwiye ngo baraguye, rirambwira ngo baratanye, rirambwira ngo baratawe. Baraguye, baratanye, baratawe. Yego, cyangwa mu Kinyarwanda baratereranywe. Imana irambwira ngo abantu banjye, abana banjye baraguye, basubiye inyuma mu buryo bw'umwuka kugwa, baratanye, bari bari mu rugendo bati inzira, baraguye, bari bafite iby'Imana barangije babirambika hasi. Ababirambitse babaye abanzi b'umusaraba, kandi imbere bari abakunzi b'umusaraba. Imana ima ijambo muri Nehemiya ibice 9, musomere ku murongo wa 16. Nehemiya ibice 9 uhere ku murongo wa 16. Nehemiya Mugisha. Yego. Bantu b'Imana, byaba byiza twibutse twongera tukibukiranya ibice icyo Yesu yakoze kuri twebwe, n'icyatumye Yesu aza. Ibice 9 umurongo wa 16 ari buhera. handitse ngo kandi abandi bayuda bo mu bihugu by'umwami baraterana birwanaho, bica mu banzi babo abantu inzovu 7 n'ibihumbi 5. Baruhuka ababangaga ariko ntibagira icyo banyaga. Yego. Uko niko byabaye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa Adari. Ku wa 14 bararuhuka, bawugira umunsi wo gusangiriraho no kunezerwa. Ariko abayuda b'i Shushani baraterana ku munsi wa 13 w'uko kwezi. Uri mu kihe gitabo? Nehemiya se. Nehemiya ibice bingahe? 9. Umurongo Nehemiya ibice 9 umurongo wa 16. Ntabwo ariho wari wasomye. Nayigeze muri Esiteri ahubwo. Ibice 9 umurongo wa 16. Ariko abona ba sogokuruza baribona, bagamika amajosi, ntibumva amategeko yawe, banga kukumvira kandi ntibibuka ibitangaza wakoreye muri bo. Yego. Ahubwo bagamika amajosi baragoma. Yego. Bishakira umutware ngo basubire mu buretwa bahozemo. Yego. Ariko wowe uri Imana yakereye kubabarira, igira imbabazi n'ibambe. Itinda kurakara, ifite ikugira neza kwinshi, ntiwabataye. Yego. Kandi nubwo biremeraga igishushanyo cy'inyana kiyagijwe, bakavuga bati iyi niyo Mana yawe yagukuye muri Egiputa, bagakora ibirakaza bikabije. Ariko wowe kubw'imbabazi zawe zitari zimwe ntiwabataye mu butayu. Inkingi y'igicu yo kubayobora ku manywa ntiyabavaga imbere, cyangwa naho nashakaga. Aba bayuda ntabwo ndi buze kwigisha ijambo ry'Imana, nagira igihe cyabyo, ahubwo ni ubutumwa ndi kuvuga. Bari barataye Imana, baraguye, barasubiye inyuma nk'uko namwe mwabigenje, bagera ku rwego biremera igishushanyo.
abakire batangira gusenga amamodoka n'abagore beza bafite uburanga, korari bazivamo, ubudirija barabwiyambura, uvugabutumwa barabwiyambura, agakiza basigarana agakiza ko ku cyumweru. Burya nta kibazo gatwaye, guhereye ku wa mbere ukora ushaka kugiba abakene ugasenga ku cyumweru ugatanga ijya 10, nta byatuma Satani ataguha bravo. N'itorero rikandika umubyizi kuri umukozi w'Imana witanga cyane kubw'umurimo w'Imana. Iby'Imana barabimenyera, ibya Yesu barabimenyera. Imana irabika mu iseseme, irababarira, barabikora. Imana itinda kurakara nk'uko yabigenje hano mu Rwanda, nk'uko yabigenje mu Burundi ikaba yaratinze kurakara, shingiye ukuntu abantu bayivugira. Yewe nimba uko muyivugira nako muyikiranukira, Imana ifite abayoboke benshi. Abantu mperutse kujya kubwiriza, oya da, nari ni mu iteraniro, umuntu aravuga ngo tera haleluya mufana wa Yesu. Ntabagome mu Imana igira abafana. Imana igira abana, Imana ikagira inshuti. Nimumbere ubwoko nzababera umwami, nimumbere abahungu n'abakobwa nanjye nzababera umwami cyangwa umubyeyi. Nimumbere abana nzababera umubyeyi. None muri Bibiliya ijambo rivuga ngo muri abafana banjye, abafana ba Yesu, haleluya, mwarisomye muri Bibiliya mwabapfumu. Imana barayimenyera da, vy'Imana barabireka, bafite amazina akaze, baramenyekanye, Imana barayireka, donke bava mu by'Imana. Nibwo Imana yambwiye ngo baraguye, bagushwa nande sema, bagushijwe n'inkozi z'ibibi zivuga ko zinkunda, zivuga ko zitondera ijambo ryanjye, ariko zidasa n'ibyo zivuga. Zibwiriza abantu urukundo kandi ari abicanyi, zibwiriza abantu kwihangana bo kandi ari abagome, zibwiriza abantu kureka ubusambanyi barabyaye mu gasozi nk'abana 9, zibwiriza abantu kutibona nyamara abibone babi. Ibyo bitera abana b'Imana kugwa, ibyo bitera abantu b'Imana gusubira inyuma. Namwe niko Imana yambwiye, niko byagenze. Imana yarambwiye ngo abantu bahagaze ku byapa nk'abagenzi barindiriye taxi, kandi tagisi bita Gakiza yatambutse kera. Tumwabwiriza bw'ubwami bw'Imana buravugwa mukabukerensa, abandi Imana iratambuka timubiha agaciro, ahubwo muri muzasabwe yarerekwaga, muri muzasabwe yari umuhanuzi, muri muzasabwe yaririmbaga neza, muri muzasabwe yagiraga ijambo, muri muzasabwe azi guhanura, muri muzasabwe azi gusirimba, ari muri muzasabwe uzi ukuntu nasengaga. Izasabwe we bazita karanyuze, none se ko wako kanyuze muri kunyuza kaheremwe. Abashumba mwari inama, Imana irabibasiye. Inama zari abashumba, Imana irazibasiye. Nta kanwa k'Imana kabivuze. Mwuka wera yarambwiye ngo baraguye, arambwira ngo barayobye, arambwira ngo dore baratanye,
basubira inyuma. Iby'Imana nimukibikunda, nta nubwo mugikeneye kumva ibya Yesu, ahubwo iyi nzira igwije abanzi b'umusaraba benshi, aho kugira ngo igwize abakunzi b'umusaraba, kugera ku rwego muri gufasha Satani kuvuga ubutumwa mwagafashije Yesu kumwamamaza. Imana yarambwiye ngo iye guhura inzigo. Yesu yarambwiye ngo bamwe ibarwaye inzika. Hari abantu Imana irwaje ibarwaye inzika, irindiriye ko bakihana, ariko nibatihana uri munatu n'imi Imana izabikoresha. Umwami Agagi agiye Uwiteka agiye guteza umwami abanogoremo amaso. Umwami w'i Babuloni agiye kunyaga, kandi Imana izabimwohereje kubera ko mwarayimuye. n'Imana izabimwohereje. Erega uyu mwami yaba icyorezo ugiye kunyaga, erega yaba iminsi mibiri hano imbere y'umubabaro, kandi muzayibona. Erega yaba aya magare agiye gutwara abantu n'izi mfu, abejejwe n'abatejejwe. Erega yaba wowe nyine unkurikirana umunsi wageze n'isaha byageze. Amaboko ya Yesu arashaka gukiza imitima ya bamwe. Nego yambwiraga iri jambo, arambwira ngo ndi Imana itinda kurakara, mwihutira kubabarira. Agereka ijambo rivuga ngo ariko, ugahita usoma Mugisha, ugahita usoma Yesaya 32, ugasoma ku murongo wawo wa 8 akaba ari uhera. Bana b'Imana, Imana irabashaka, igeneye kurengera imfubyi zihitakira. Ariko se niko muri kwiyereka Imana? Ubwenge bwa bamwe bwagwiriye, abahanga kiyo abahanzi igiye kubahangamura, kandi muri abahanga. Ndabisubiramo ko muri abahanga mwanze ndi, none kiyo abahanzi igiye kubahangamura. Yesaya 32 murongo 8. Ariko imfura yigira inama yo kugira ubuntu, kandi izo nama zo kugira ubuntu azazikomeza. Mwa bagore bataye mu ruhomwe, nimuhaguruke mu nyumve. Mwa bakobwa b'abadabagizi mwe, nimutegere amatwi amagambo yanjye. Yemwe bagore mwataye mu ruho we, namwe mwegeze abadabagizi, nimwumve icyo Imana ivuze yantumye kuri mwebwe. Muzamara iminsi isaze umwaka muhagaritse imitima. Muzamara iminsi isaga umwaka muhagaritse imitima. Mwa bagore b'abadabagizi mwe, kuko umwe ngo uzabura kandi nta sarura rizabaho. Yego. Mwa bagore bataye mu ruho mwe, nimuhinde imishyitsi. Mwa badabagizi mwe, muhagarike imitima. Yego. Mwiyambure mwambara ubusa, mukenyere ibigunira. Yego. Bazikubita mu bituza bababajwe n'imirima yabanezezaga n'inzabibu zeraga cyane. Umvasha Mugisha, umvasha. Mu gihugu cy'ubwoko bwanjye uretse se tugiye imitungurusumu abanyegiputa bakumbuye sha, itumye aba bagore bari guca inyuma abagabo. Tumugabo nagindongora neza, iminsi igiye kukurongora humura. Mugizi kubikorara izakohereza abakozi. Mwimuye Imana bagure b'abadabagizi, mwataye umuruho. Iravuga idini, ntago uvuga umugore nyamugore. Namwe mwashize isoni. Iravuga idini ryataye inshingano rikadeha, ntago ivuga
umugore nka mani, nka meni. Iravuga umugore w'idini, iravuga ku musozi w'idini w'abantu bari mu madini, mwuzuye amatoni y'ibyaha, bakaba bapfiriye mu makanisa, barabuze, bagwije ubugome n'ubusariberiga, busambanyi, gucana inyuma, ubwibone n'ubwiyahuzi, abandi ngo barazitaye. Ariko Imana yambwiye ngo Babuloni, umurwa wuzuye ibyaha, Imana igiye kuri Beligita Safodra, igiye kuwurimbura, kandi zari Benodikita izawuribata. Soma. mu gihugu cy'ubwoko bwanjye hazamera amahwa n'imifatangwe. Alberi wili foridre cedran saigerdra. Nalibina digla soma ndafashijwe. Ndetse bizamera no ku mazu anezeza yose yo mu murwa w'umunezero. Yego. Amazu ni insengero. Abantu bagiye kuzasohokamo kubera ko mwabetswe igihe kirekire kuri kugiye kuzaza. Ni kuza rero ikinyoma kirabasohora mu kuko nicyo cyabinjije nta nicyo kibinjiriza. Ukuri rero kugiye kuza, uko kugiye kuza ikinyoma mwitegure ko kigiye gusohoka, kandi ntabwo gisohoka gusa, kirasohokana n'abakizanye n'abo cyazanye bose. Mwitegura abo mwabeshye ko bagiye kuzabamira, mwitegura abo mwabeshye ko bagiye kuzabaribata. Somera. Kuko urugo rw'umwami ruzatabwa, abakomeye. umurwa wari utuwe cyane uzaba amatongo, umusozi n'umunara w'abarinzi bizaba ubuvumo iteka ryose. Bizaba inama y'imparage, bizaba inama y'imparage n'urwuri rw'amashyo, kugeza aho Uwiteka azadusukirwaho avuye hejuru. Maze ubutayu bukaba imirima yera cyane, umurima wera bakawita ishyamba. Ndasoreza hano muri Amosi 6:1. Amosi 6:1, ubutumwa bw'Imana yampaye naho ndi bubusoreze. Amosi 6:1. Ijwi ry'Imana ntago ryatuje kuri njye, nakomeje gusenga. Imana ikeneye ko mwezwa. Imana yarambwiye ngo baraguye, kandi mwaratanye, mwarayobye, kandi madini abantu bayaruhiyemo. Muruhiye mu kidiyakoni, mubaye abagome muri abadiyakoni, mubaye abasambanyi muri abapasitoro. Harya ngo ntidugace imanza, ubutumwa bwo bacira urubanza ruhanye n'ibyo mukora. Hapana njyadiriye, oya ngeze ndavuga icyo, oya ubutumwa bwo rurabakatira. Nimba ari imyaka 25, nimba ari 0, rwo rurayibaha rwose, ntabwo rujurira. Ubutumwa niko bumera, nubwo mwabyoroheje. Ariko kereka nimba ari ijuru rya Gasogi, cyakora ryo hariya Kenisi najyaga numva rivuga, ryo rirahari, cyangwa Kamonyi hariya rirahari naryo, kandi menya bararibuje batakirijyamo. Ariko ijuru ry'Uwiteka ntabwo Imana izajyana imicafu n'imyanda ivada abantu buzuye umucanga n'abantu buzuye igishangashanga ngo baje ngo ni abantu b'Imana. Na Satani agira abe, ariko abafana ba Yesu, abafana samera sasa Amosi 6:1. Bazabona ishyano ab'Isiyoni bataye mu ruho. Yego. Nabo mu misozi y'i Samariya biraye. Ariko ijambo ko ryagarutse, bataye iki? Bataye mu ruho. Bibagirwa Imana yabakuye, bamaze kurya bagahaga. Urumva ukuntu bimeze se? Bibagiwe ko bararaga kubishishwajishwa by'ibishyimbo, bibagiwe ko bararaga kubijwangajwanga cyangwa ku makoma, bibagiwe ko bambaraga abana bahetse mu bishora no mu ruhu, bibagiwe amavunja, bibagiwe inda, bibagiwe imbaragasa, bibagiwe ko bararaga mu rutara, muze baziritse intama n'ihene amaganga, inkari zabo banyaye zikangana n'amaganga. Babyibagiwe barara kuri Dodoma n'Rara Salama, baryama neza kuri za Muvura na Maribuyu na Pinusi. Bibagiwe baziga mu makaro, batuma uruhu. Bamaze gutuma uruhu, baragenda barya ibyana. Umusaza w'imyaka 60-70
ashaka kwifunga akana k'imyaka 25 nawe karavuga ati abasaza nibo bagira ibanga niyo aguhaye ku bintu ntago guteza abantu ariko umusore agenda avuga ngo naramuriye iminsi iraje barye nama uko mwihakanye Imana nayo igiye kubihakana. Soma nsoza ubutumwa Imana y'Imana. Nabo mu misozi y'i Samariya biraye, yego, abakomeye b'ubwoko buri imbere mu yandi moko, abo inzu ya Isiraheli abo mu nzu ya Isiraheli bisunga yisunga. Ubwo ni abapasitoro n'abandi bose nubwo mujya mu bica ku ruhande ngo muri ngo ni ibiganza by'abakuru, ariko ibyo biganza by'abakuru ninde yabihumanuyera ko imitima yanyu iva, ko imitima yanyu ihumanye. Hariya ngo nitukabatunga urutoki mwitwaza rya jambo ngo Dawidi ngo Sawuli yabwiye Yesaya, yabwiye Dawidi yabwiye Sawuli ngo biragatsindwa ko Uwiteka umuntu yimigije amavuta bamutunga urutoki. Ariko mbega ikinyoma cyambaye ikariso we, kandi kitajya cyambara ikariso mu gacyambika ikositime y'umweru kandi gihumanye. Nibyo byavugaga ko Dawidi yabwiye Sawuli turi gushaka kungenza ntago wanshobora, ubwo gushaka kunyica ntago wabishobora. Imana ikora ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Dawidi abibwira Sawuli ngo biragatsindwa ko umuntu Uwiteka yimigije amavuta Uwiteka yamuhangara. Ari kubwira Sawuli ati Sawuli ari kungenza, ariko Uwiteka yaranyimitse. None abimitswe na Moviti, n'abimitswe n'igikotoro na Godoro, n'abimitswe n'amamesa na Ruwiri, bose bimitswe n'Imana. Ariko uyu murima w'Imana mwawugeneyemo da kurya kuno mwabonye wera. Mbwira nsoza musore. Munyure ikarune murebe. Ngo iki? Munyure ikarune murebe. Ikarune. Ego. Muhave mu Gihamati, uwo mudugudu ukomeye. Imana izanye ikintu gitwa gutembera, yije gutembera mu mitima y'abantu. Maze mumanuke mujye igati haba Filistiya. Mu butumwa navugaga ntago ari icyigisho. Baraguye, barayobye, baratarinye, mwarasinziriye. Ariko se umwishyuza kagiye kuza. Muniteguye abayibyeyi namwe barokore, Imana murayiteguye. Mana mvuze ubutumwa wamaye, ntago nongereye izina narengeje. Biyeregeze kubera ko kwambitse n'umenye urugukwiye. Buri wese umusure ku giti. Ineza y'Imana ibwanze, umwuka wera w'Imana ganze, umenagura imbaraga z'abapfumu, abantu baye gukizwa bave mu marimbi y'ibyaha no mu matongo y'ibyaha, ubundi bakubera abana naho babera umubyeyi kubera kuri Imana. Ubwenge bw'Imana bugaragare mwa abantu baratanye baragutakaza, bikomanga ho gatuza bazi ko bagufite, ariko barayebye, abandi barazinzira. Ariko se kuje kandi kutazatinda, k'abantu bagiye kukubona, imirimo yawe nigaragare, iyerekane muri twebwe, hongere wigaragaze kubera kuri Imana. Garura ibihe byiza abantu batakaje, garura imbaraga mu bantu bawe, garura ububyutse mu bantu bawe. Ijwi ry'Imana nirituze, ubwenge bw'Imana bugaragare, umwuka wera w'Imana amenagura ibicaniro by'umwijima. Ndagushimiye rero, ngaho rero ngewe nabibye, vomerera imitima y'aba bantu mu izina rya Yesu, amen. Umutima wanjye uragukeneye mwami, umutima wanjye uragukeneye mwami, umutima wanjye uragukeneye mwami, umutima wanjye uragukeneye mwami,
umutima wanjye uragukeneye mwami